Umuraperi Bushali umwe mu bazi cyane injyana ya Kinya Trap agiye gushyira hanze album nshya mu masaha make. Iyi album yayise ibihe birindwi. Byinshi kuri iyi album ndetse no kuri kubavuga ko yazimye byose ugiye kubyumva kuri OGTV Show YouTube channel. Mbahaye ikaze muri kumwe na Blaze. Uramutse ukoze urutonde rw'abahanzi bahiriwe mu mwaka wa 2019 mu Rwanda, izina Bushali ntiryabura mu myanya yo hejuru. Uyu ni umuraperi wakunzwe cyane abikesha injyana ya Kinya Trap ndetse kugeza ubu yafashe bugwate imitima y'urubyiruko n'abakunzi b'injyana ya Trap muri rusange. Muri uyu mwaka wa 2020 nta bihangano byinshi Bushali yashyize hanze ndetse abantu benshi bari batangiye kumushinja ko yazimye. Bushali avuga ko iyi album yayitekerejeho cyane ubwo we na mugenzi we Slam Drip bari bafungiye muri gereza ya Mageragere ndetse hari n'indirimbo yandikiyeyo zizaba ziriho. Impamvu y'iri zina ibihe birindwi, Bushali avuga ko yarikuye ku nkuru yo muri Bibiliya ivuga ku mwami witwaga Nebukadinezari wahuye n'ibigeragezo birindwi bitewe no kwiremereza ku Mana. Bushali yagize ati Nebukadinezari ari mu bantu babashije guhura n'ibyo bibazo, yabaye hari umwami arayobora yumva akomeye nta muntu wamuhangara, atangira kwigereranya n'Imana kandi ariyo yamuhaye ububasha bwo kuba umwami. Nyuma Imana isanga bidashoboka imuha ibihe birindwi by'ingorane. Iyi album iriho indirimbo 15 ifite umwihariko wo kuba 90% by'indirimbo ziriho arizo yagiye afatanya n'abandi bahanzi ndetse ngo hari n'izakozwe n'abaproducer bo mu bindi bihugu bitari u Rwanda. Kubijyanye n'abamushinja ko yazimye, Bushali yagize ati sinzi ukuntu umuntu afata undi ko yazimye ataza aho yavuye cyangwa ngo amenye icyatumye yaka. Ubundi reka nkubwire, turi ku rwego rwo guhangana n'abahanzi bo hanze, ntabwo turi ku rwego rwo kuguma guhanganisha abahanzi bacu ngo runaka yakoze uyu ntiyakoze. Ubwiwe n'iki byarimo amasaha yo kujya muri studio kataramwe, umunsi akaba atari umwe, buri wese akaba hanga ibye, uzabwirwa n'iki ko umuntu yazimye? Ubundi rega umuntu azima ari uko yapfuye. Bushali yemeza ko kandi nta kibazo afitanye na mugenzi we Beatray bahoze babana mu itsinda rya Green Fairy Music nk'uko byagiye bivuga ku bitangazamakuru byinshi. Bushali yari asanzwe afite album ebyiri, iya mbere yitwa Nyiramubande naho iya kabiri yitwa Kugasima naho iya gatatu agiye gusohora yitwa ibihe birindwi. Nk'uko tudahwema kubagezaho amakuru meza kandi ku gihe, kurikirana OGTV Show YouTube channel ubashe kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, yaba muri muzika yaba muri fashion, documentaire zigezweho n'andi makuru yose agezweho. Mbibutsa gukora subscribe ku batarayikora ndetse nshimira n'abamaze gukora subscribe kugira ngo bajye babasha kubona amakuru yacu ku gihe. Mwari kumwe na Blaze, iyi ni OGTV Show. Bye bye.